ngusuhuze wowe ukurikiye Ubumenyi TV aho uherereye hose waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, amahoro y'Imana abane natwe. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu twakora kugira ngo umushinga wacu wa P-Network ukomeze ube ubukombe. Umushinga wacu wa P-Network murabizi ni umushinga ukomeye cyane ugiye kuduha umusaruro mwinshi cyane tutigeze tubona kuva twabaho. Iyi P-Network igiye kuzamura benshi cyane batari biteze kuzamuka. Ikintu usabwa ni ukuba waramayininze kandi ukamayiningira ku gihe, ugakurikiza ibyo Core Team igusaba. Hari update nyinshi cyane rero, hari ibikorwa byinshi cyane turimo dukora muri iyi minsi bidusaba kugira ngo twongere imbaraga mu byo twakoraga. Ni ibintu bitatu tugiye kurebera hamwe, tugiye gukemura kugira ngo twongere imbaraga z'uyu mushinga turimo duhanze amaso. Njyewe rero mugiye kubana ni Maniragaba Felix. Nimba uri mushyashya winjiye kuri iyi channel, kanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo nawe ujye ugererwaho igihe aya makuru. Nawe wakoze subscribe, uri umuntu w'umugabo, iyi video ni wowe tuyikoreye. Reke twanzike. Bapiyoniya rero aho muherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, ndabashimiye, muri abantu b'abagabo. Murabizi neza yuko turi mu gihe gikomeye cyane, turi mu gihe gisaba kwitanga, gisaba kugira ngo ntusinzire. Iminsi dusigaje irabarirwa ku ntoki. Iminsi dusigaje irabarirwa ku ntoki kuko murabizi neza yuko turi mu kwezi kwa 9, kandi ukwezi kwa 9 wibuke yuko ariko kuri burangirane na KYC. My friend, iyo ni update ya mbere tugiye kurebera hamwe kugira ngo buri wese yongere agarure umutimembero, kugira ngo yongere yibuke, yongere ashyiremo imbaraga mu byo arimo akora. My friend, ndahera ku bantu baryamanye KYC, bahawe KYC ariko kugeza n'uyu munsi akaba ataratekereza gukora KYC. Uyu munsi turi ku itariki 17. Turi ku itariki 17 kandi wibuke yuko kuri 31 z'uku kwezi aribwo ibintu bijyanye na KYC biri bube birangiye. Ku muntu wese wahawe KYC ukaba warayiryamanye, wibuke yuko ubu kwezi birangirana na KYC birangiye. Icyo usabwa ni igiki rero? Icyo usabwa ni ukongera imbaraga, ugakora hasi hejuru kugira ngo KYC uyikore muri iyi minsi dusigaje. Waba urwaye, waba umeze gute, gerageza KYC ikemuke, kwezi birangirane. Mwibuka yuko iyi P-Network ni isambu iruta izindi sambu zose wahawe mu gihe cy'ubuzima bwawe bwose. Iyi ni igiye kubakira ubuzima ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kongera gutekereza uwo uri we.
ndagira ngo nkubwire wowe wamaze kumayininga iyi P network ukaba warakoze ibisabwa byose, bigira ibanga ahubwo, bigira ibanga kuko ubu ngubu wowe wabaye boro. Ndagira ngo witonde kuko aya ni amafaranga menshi cyane. Murabizi neza ko CB Rwanda ejo bundi yaje Kigali mu nama kugira ngo itangire ifate site izubakamo amazu. Ndagira ngo amakuru mwese murayafite, utayafite nawe ayafatire ahangaha. Muzi neza yuko bavuze neza yuko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 aribwo part 1 ya migration nayo izatangira, batangira kubaka kandi bakoresheje P network ku giciro cya GCV. Murabyibuka neza GCV yemejwe ko nimba CB yaraje ikemeza yuko izaza ikubakira umupiyoniya wese ikoresheje GCV. Uratekereza iki? Ahubwo mwitonde, P igiye kugira agaciro nawe ukarebe wibaze. Ahubwo we nimbuze ubwenge zigama P zawe. Twakomeje rero, reka twe kwizimba ku magambo kuko ndatekereza buri wese watekereje ku mayininga P network ni umuntu w'umugabo, ni umuntu uzi ubwenge, ntabwo twakwiriye kumubwira menshi cyane. Icyo mbasaba ni ukugira ngo turangize ibintu bya KYC. Hanyuma twagiye ku yindi pati ya kabiri. Umuntu wakoze KYC nawe ukaba uri tentative, my friend, wikumva ngo KYC warayikoze ngo ugende uryame usinzire. Wapi, ntabwo ariko bimeze. Murabizi neza yuko urimo ukora KYC bakubwiye yuko hari ibizami utegerejwe nubwo wakoze KYC. Ese ibyo bizami warabikoze? Niba utarabikoze rero, sura P browser yawe urebe uko bimeze. Igihe cyose urabizi, igihe cyose ugiye kumayininga ujye ucunga ko baguhaye update. Iyo update rero ni iki? Update ni update ya liveness igihe izabigusaba kongera gutanga isura yawe. Liveness zabigusaba kongera gutanga isura yawe kugira ngo bacekinge nyirizina yuko umuntu bagiye gupasingira KYC ari we nyawe. Akenshi na kenshi aba bantu bazihereza abantu bagiye bahinduranya amatelefoni, kuko urabyumviye aya ni amafaranga menshi cyane kugira ngo bafate decision yo kugira ngo bayarekure. Biba byasabye ikintu gikomeye. My friend rero, wewe uri muri tentative, gerageza nimba baguhaye liveness uyikore kandi uyikorere ku gihe. Mbibutsa kugira ngo ugerageze ushake isaha nziza yo kumanywa uzajya bariho mayiningira kugira ngo nibaguhereza liveness ubashe kuyikorera ahantu habona. Ba bantu mukora mayining nijoro muhindura isaha, kuko ushobora kujya ku mayining ugasanga baguhaye liveness ukabura uburyo ki uyikora. Kandi hari igihe uyu mayininzi iyo usubiye usanga bayisubije. Muhindura isaha rero, kandi mushishikarire gukora liveness kuko niyo izatuma upasinga KYC. Bashobora gukora liveness umunsi umwe, niba upasinga bakongera bakayigusubiza, bakongera bakayigusa nibura inshuro 3 nibwo bakwemerera gupasinga KYC. Iyo ni update ya kabiri. Hanyuma update ya gatatu, my friend,
reka tube karifiye mu mutwe, buri wese atangire atekereze, reka amafaranga tugiye guhabwa yeye kudusaza. Hari abantu batangiye gutekereza ati njye nimbona aya mafaranga nzajya ku Gisenyi, nzajya hehe, nzajya muri Amerika, nzajya kuba hehe, ugasanga umuntu yibereye muri ibyo bitekerezo. My friend, ndagira ngo nkubwire ngo aya mafaranga ni menshi, ariko nubwo ari menshi ushobora kuyafata ugasara. Hari abantu bazasara kubera kuticara ngo banze bavuge ngo aya mafaranga ngiye kuyabona ariko nzayakoresha iki ngiki. Ndabasaba rero, piyoniya aho uri hose, waba uri mu Burundi, waba uri mu Rwanda cyangwa n'ahandi, yicara hasi wige umushinga uwutegure hakiri kare amafaranga atarakugeraho, kuko niyakugeraho uzatangira upanga ibintu byose byinshi bibaho ibiki byose, usange muri bya bintu byose ubuze na kimwe ukora. Ikizakurikira ni ikihe? Ni ukuzabona wirukasi. Tangira rero ushyira ubwonko bwawe ku murongo, ubuhereze ngo jyewe nimba narateguye kugura imodoka, uvuge ati nkibona amafaranga nzahita ngura imodoka zijye mu muhanda. Nimba warateguye kubaka amazu, icyo gikorwa kibe kiri aho ngaho, uvuga ati amafaranga aza nubaka. Nimba warateguye gukora icyo kintu gishyira aho ngaho, kibe kibereye aho ngaho, kibe gihora, utuze mu mutwe. Ndabasaba kugira ngo mutuze mu mutwe, mweye kujagarara cyane, kuko niwajagarara amafaranga azakujagaraza. Tekereza niba hari umuntu atarigeze afata n'ibihumbi 500 icyarimwe mu ntoki, kubona ugiye kubikuza ugasanga ufatiye miliyoni nibura 10 icyarimwe. Iyo niyo makeya wenda dushobora kubikuza. Urumva bizaba bimeze gute? Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bigusaba kugira ngo utuze, wongere utekereze. My friend, icyo kintu ndakireba nkabona kizacanga abantu benshi cyane. Niyo mpamvu nyigarutseho kugira ngo buri wese muturishe, mugire inama yo gutuza mu mutwe, atangire ategura ibikorwa byiwe muri aya mezi dusigaranye. Kwa 12 kwaje, kandi murabizi neza yuko ariyo tariki ya nyuma, niko kwezi kwa nyuma dutegerejemo open minded. Buri wese azaba yemerewe kurya kuri payi ziwe yaruhiye mu myaka yiwe yamayininzemo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Tekereza wowe uzaba ugiye kubikuza pi yawe imwe ingana n'amadolari 314,159. Ayo mafaranga yavunje mu manyarwanda, wumva ukuntu angana. Ni ibibazo. Mureke rero dutegura ibikorwa byacu tugifite ubushobozi, tukibasha gutekereza, kuko hari igihe tuzagera aho ngaho twumva ibintu byose twabikora kandi tutabishoborera icyarimwe. Ubushobozi tuzaba tubufite, ariko kubikorera icyarimwe ntibizakunda. Ni hahandi uzasanga watandaraje, wangiza ugatanyuka kubera kura uhagarara. Reka mbashimire rero mwebwe mwabashije gukora ibisabwa. Nibutsa abantu bataragera aho bagomba kugera kugira ngo namwe muhagere. Hanyuma nongera gushimira abantu bamaze gukemura ibintu byose byakemutse, bafite pi zabo muri wallet zamaze kuba migration. Ndagira ngo mbabwire ngo mwese aho muri hose, izi pi zanyu zacu itegure ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 10, utangire uzibyaza umusaruro,
kugira ngo ku itariki 31 z'ukwa 12, kuko uzasanga buri wese arimo akeneye icyo gukora tubure abakozi. Wowe rero wabimaze kugira amahirwe, pi zawe zikagera muri wallet, tangira ukore ibintu bigishoboka. Ndabashimiye rero mwebwe mwabashije kubana nanjye, mwabashije gukurikirana ikiganiro cy'uyu munsi, muri abantu b'abagabo. Kora subscribe nawe ujye ubona iyo notification, woye gusharinga aya makuru ni ingenzi. Ahubwo nubishobora sharinga bagenzi bawe nabo bashe kugerwaho n'iki kiganiro. Iyi ni inama nyamibwa. Bye bye.